Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Samuel Kwizera, ndi umwarimu w'amateka mu karere ka Gatsibo, ndi umunyeshuri kandi muri kaminuza ya Kibogora Polytechnic. Ikeneye kuvuga ibintu bibiri ndashaka kubivugaho. Kimwe cyo ku mwarimu wo mu minsi ishize biragaragara cyane ko atandukanye n'umwarimu mubona kuri microphone ya RBA muri aka kanya. Ngira ngo Your Excellency, ngira ngo mabona ko muri iyi minsi ntidutinya kujya kureba abadupima bakadodera amakositimu ajyanye n'igihe ndetse atubereye, turasutinga tukaba dusobanutse dusa neza mu kazi. Kucyo ku ishuri gushimira ni ngombwa mu buzima, ndifuza gushimira by'umwihariko nyakubahwa First Lady yarakoze cyane. Impamvu nshaka kumushimira ni ku ruhande rw'uko ari chairperson wa Unity Club Rumuri, by'umwihariko bafatanije na Minubumwe ku marushanwa mwateguye akaza muri universities, hakaba inter-universities competition about ndi umunyarwanda, hanyuma 2022 muri Kibogora Polytechnic bikomerezayo. First Lady ndabashimira cyane ko nagize amahirwe mu wa mbere at national level naho ndaperforminga nungukiyemo ibintu bibiri. Icya mbere nuko nyakubahwa First Lady burya za sheke mwoherezaga zangezeho kandi zanyishyuriye minerval. Urasa cyane First Lady. Ikindi ndabashimira ko buriya ayo nakishyuye hariya ubundi aranyapangamo plan bikagenda neza. Ku rundi ruhande ubutumire mwamaye bwo kuza kuvuga uriya muvugo muri parliament mu kwa 11 muri uwo mwaka byaranejeje. Burya turi kumwe mu huriro rya 15 rya Unity Club Rumuri byari byandenze. Ngana ku musozo, His Excellency ndagaragaza ko ubuhanzi tubona uyu munsi bwafasha urubyiruko kandi bwabatunga. Niyo mpamvu dusaba ko turaza gusaba byibuze muri Minisiteri y'Urubyiruko, turabashimira ko mwongeyemo n'icy'ubuhanzi baze kuduhuriza uburyo urubyiruko rw'uyu munsi ibihangano byabo bishobora gukoreshwa ariko harebweho n'uburyo bwo mu mufuka, nabo bakabanza bakabareba, tukirinda copyright ndetse no gukoresha ibihangano by'abandi. Twasanga twakwegereza urubyiruko bagahanga ibihangano bifitiye igihugu akamaro, abo hanze nibagire aho baduca baze kudusobanura bare uburyo babihuza n'akazi. Murakoze cyane His Excellency n'ababijeje ko urubyiruko rw'Igatsibo nyakubahwa Perezida wa Repubulika dufite urushinge kandi niyo mpamvu dakangwa n'ibibyimbagaye. His Excellency tukuri inyuma. Arakoze cyane. Reka tunyarukire n'ibwota amasimbi ku mugabane w'Iburayi, abari muri Polonye baduhe ibitekerezo se cyangwa n'ibibazo bafite bibiri. Muratwumva? Yego. Ijambo ni iryanyu. Ani wo mu Ruhango. Nabaga mu Ruhango mu butumwa bw'umusaserdoti kandi muri jenoside nabaye mu Ruhango, kandi ndashimira cyane Imana ko mwese hariya muvuga ibyerekeye urubyiruko. Njyewe natangiye ubutumwa bwanje mu Ruhango n'urubyiruko. Ubu babaye abasaza, ariko bakoze neza ubutumwa bwo kwamamaza ivanjili, ndetse nyuma ya jenoside twatangiye umwiherero iminsi 5 yo kubabarirana. Mubabarire njyewe ndashaje ntabwo muvuga neza Ikinyarwanda, ndumva ko murabyumva. Kandi ndashimira cyane Perezida w'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida, ndashimira Imana cyane kubera ubutumwa mukora mu Rwanda. Kandi na Madamu Jeannette ndabasabira buri munsi, kandi ndetse n'Abanyarwanda bose
kandi nashatse gushimira cyane cyane yego abanyarwanda bose ariko cyane cyane abakristo bo mu ruhango bo batanze ubutumwa bukomeye kandi bwiza muri jenoside. Abahutu ijana baje kumfasha kwakira abatutsi 500 muri paruwasi kandi iwabo bafashe ntabwo bari bafite gufasha abatutsi bari muri jenoside muri icyo gihe gikomeye. Ndabizi hari umukristo umwe yakiriye abantu 15 iwe kandi bose mbere yo kugenda gusubira muri Pologne namenye ko bari bazima. Murakoze cyane perezida nyakubahwa perezida na madamu Jeannette n'abanyarwanda bose ariko cyane cyane n'abakristo bo mu ruhango. Imana arakoze cyane. Ndabona ikinyarwanda atarakibagiwe. Ibakomeze umugisha wayo ku banyarwanda bose. Murakoze. Thank you, Excellency. Amazina yanjye nitwa Bitamazire Junior, abaniga psychology muri university yitwa abaniga muri university yitwa University of Economics and Human Science. Ni iby'agaciro kuri uyu mwanya, turabashima cyane kubw'ikiganiro cyatambutse ku bumwe bw'abanyarwanda n'iterambere ry'urubyiruko. Tunejejwe no kuba uyu munsi ari umunsi urubyiruko ruteraniye hamwe tugira ngo turebe icyateza imbere urubyiruko rugenzi rwacu n'igihugu muri rusange. Twagize amahirwe yo guhura nk'urubyiruko ruba hano muri Pologne no mu bindi bihugu bya Europe. Twahuye kugira ngo twiyemeze gutera rasa ku ntego tangize ihuriro ry'urubyiruko ari cyo twari twise Rwanda Youth Convention Europe, rizaba muri uku kwa gatatu muri Pologne. Tuzaganira ku cyerekezo cy'igihugu ndetse n'ubumwe bw'abanyarwanda. Tuboneyeho Your Excellency umwanya wo kubasaba uzadutera ingabo mu bitugu kugira ngo iyi gahunda izabashe kuba yabasha kutugeza ku iterambere ry'ubumwe bw'abanyarwanda n'iterambere ry'urubyiruko muri rusange. Munyemereye Your Excellency nasoza ntambutsa ubutumwa bw'urundi rubyiruko rugenzi rwanjye duteraniye hano aho rubasaba ko bohanganye gato yarasa ku ntego vuba dusoze turihuta. Sure. Munyemereye Your Excellency ntambutsa ubutumwa bw'urubyiruko rugenzi rwanjye aho duteraniye hano ku mpamvu yo kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu nk'u Rwanda. Ibyo uvuga byumvikanye warekeraho byumvikanye byose. Murakoze cyane. Dukomereze i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Ishimwe Esteri, ndi urubyiruko rwo mu Badahigwa b'Akarere ka Nyanza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimira cyane ku kigo cy'urubyiruko mwatwubakiye kuko kidufasha kubonamo inyigisho zitandukanye nk'inama ku buzima bw'imyororokere, birinda abakobwa gutwara inda zitateganijwe no kubahugurirwa imirimo itandukanye nko kudoda no gusuka. Nturondore iby'ikigo cyose gikora.
ntiturasa ku ntego byumvikanye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika rero bitewe n'imiterere y'akarere kacu ka Nyanza hari urubyiruko rutabasha kubona izo nyigisho zitangirwa mu kigo cy'urubyiruko mu gice cy'amayaga, tukaba twifuzaga ko naho mwadufasha mukadushyirira ikigo cy'urubyiruko cyafasha urubyiruko ruherereye muri icyo gice cy'amayaga. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Nshimiyimana Innocent nkaba ndi urubyiruko rwo mu badahigwa b'akarere ka Nyanza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uwambaye neza agaragara neza. Fashe uyu mwanya mbashimira muri gahunda zitandukanye zo kubaka igihugu, mubona ko mwazanye gahunda ya Made in Rwanda, tukaba twambara Made in Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu karere ka Nyanza hari hazwiho gucuruza caguwa ndetse no kuranguza caguwa. Ibyo rero byose Nyakubahwa Perezida wa Repubulika byakorwaga n'urubyiruko. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimira ko mwaduhaye uruganda rukora imyenda Made in Rwanda mu karere kacu ka Nyanza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hakoramo urubyiruko rusaga 60. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mudufashije mukarwongerera ubushobozi, hakoramo urubyiruko rwinshi ndetse rugatanga n'akazi ndetse n'abagira imyenda ya Made in Rwanda bakayambara ari ku bwinshi. Murakoze cyane. Bikaba biboneraho no kuba bafata igihe gito cya short courses. Noneho Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nkaba nsoza mbasaba yuko habaho umunsi abanyarwanda bose twajya twambara Made in Rwanda, n'inganda zose zitandukanye mu Rwanda zikavuga Made in Rwanda, rugaha akazi urubyiruko rwose. Murakoze cyane Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Reka dusoreze mu ntara y'Amajyaruguru i Burera. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Uwizeye Abdelaziz. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'urubyiruko tugenda tumenya amateka mabi yaranze igihugu cyacu, akaba yaranatugejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyuma y'ibyo curaburindi mwabashije kunga abanyarwanda, si n'ibyo gusa mwabashije kubaka igihugu cyacu, ubu igihugu cyacu akaba hari byinshi kimaze kugeraho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nkaba nari mfite icyifuzo cyuko hajyaho ishuri ryigisha imiyoborere nyarwanda cyangwa se ishuri ryigisha imiyoborere nyarwanda, mbese uko mufasha mu kuyobora igihugu cyacu. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Alphonsine Mukarutwaza, ndi umuyobozi w'ishuri mu karere ka Burera. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abanyaburera turabashimira ibyiza byinshi maje kutugezaho, turanabashimira umuhanda mwiza wa kaburimbo mwatwemereye, base Butaro Kidaho, imirimo yawo ikaba yaratangiye. Mu burezi kuri bose Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimira yuko mwashyizeho gahunda y'ibiganiro bya Ndi Umunyarwanda. Mu mashuri ibiganiro turabitanga kandi bimeze neza, aho twakuyemo gahunda y'igiseke cy'amahoro. Ubu ababyeyi abana bahuza amaboko bakaba bajya gusura imiryango ifite ikibazo ndetse n'imiryango ishobora kuba yagize ibyago. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ababyeyi turabashimira kuri gahunda y'uko abana basigaye bafatira amafunguro ku ishuri. Mwarebye mubona yuko umwana adafatira ifunguro ku ishuri, bidatuma bose biga neza mu buryo bumwe, ubu bose barya ifunguro rimwe saa sita kandi abana biga neza baranezerewe ndetse n'imitsindire igipimo cyayo ubu kiri hejuru. Murakoze gushima. Niba hari ikibazo ufite wakibaza. Ariko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dufite ikibazo mu karere kacu ka Burera cy'amazi meza adahagije, aho dufite amazi make, tukaba dufite ibigo bigera kuri 40 mu bigo 138 bidafite amazi meza, ndetse tukagira n'umurenge udafite amazi meza. Mudufashe tukabona amazi meza Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, byadufasha kunoza isuku, kurwanya indwara zikomoka ku mwanda, imirire mibi ndetse n'igwingira ry'abana. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Barakoze cyane, ndumva tuzengurutsa tukagomba kunyura hose. Tugarutse hano ku byabajijwe cyangwa se ibitekerezo byatanzwe, hari Eric Bayisenge washimangiye ibyo Perezida wa Repubulika yavuze ku birebana n'imyaka 30 ishize n'uko urubyiruko rugomba kwitwara muri iyi myaka ije. Hari Jimmy Mulisa watanze icyifuzo cyangwa se igitekerezo cyuko hakwiye gusubiraho competition, nakongeraho na formation, no kuvuga amarushanwa hagati y'amashuri
no gutoza cyangwa kwigisha abana bakiri batoya amasiporo muri rusange, by'umwihariko ndamwumva yavuze football. Ubwo rero sinzi niba hari icyo minisitiri ubifite mu nshingano yabitubwiraho ku birebana n'izo competition mu mashuri, nuko gutoza abana bakiri batoya umupira kugira ngo tugere aho tugera, tuzanabone na perezida wacu agaruka kuri stade nabyo yabyifuje. Kankwereke ko tubigenzaho kugira ngo buri kimwe kigende gisubizwa n'abantu batandukanye. Reka mbishyire hamwe ngira icyo mbivuga. Icya mbere kuri ibyo bya siporo, minisitiri ubishinzwe kwirirwa bisubiriza hano yabyumvise. Nibwira ko ubwo ibirimo byumvikana akwiye kubikurikirana bigakorwa uko bikwiye. Ngiye kubinyuramo byose, ibyinshi birasa, ibibazo bimwe no gushimira, ibindi no kubaza ibintu biri mu kazi gakwiye kuba gakorwa. Reka mbinyuremo ngira icyo mbivugaho cyangwa ibindi mbishyire hamwe mbisubirize hamwe. Ibyo Mulisa yasabaga bikwiriye mu nshingano z'abakurikirana ibya siporo, bakwiriye kureba icyo bivanamo cyatuma siporo itera imbere, bakabikora n'ubundi nibyo bashinzwe. Hari ibihari bigomba kuba bikorwa, hari n'ibindi byakongerwaho bikitabwaho kurusha. Ku bya perezida kujya kureba, kujya kurikirana iby'umupira nk'uko yawukurikiranaga, ndabyumva ibyo bansaba, usibye ko nanjye mfite ibyo mbasaba. Hari ubwo nabikurikiranaga nyine, cyatumye kenshi ngabanya kujyayo nibo byaturutseho, kuko hari ibintu wabonaga bidahindura imico n'imyumvire y'ukuntu abantu bakwiye kuba bakurikirana ibintu by'imikino, by'amarushanwa bigenda bikajyamo corruption, bikajyamo amarozi, gutsindisha amarozi, bikajyamo ibintu biri primitive, ntabwo nabijyamo, niho byageze mbivaho. Bashaka gukora ibintu bizima, bakamva ko siporo ikwiye gukorwa. Ibyo nanabibwiye na minisitiri wa siporo, ibintu nka biriya ntabwo bakwiye kuba babyihanganira. Ntabwo ni nk'ubuzima bundi kandi bwo mu gihugu, bw'ibyo dukora ikwiye kuba bikorwa, birazwi uko bikorwa, birazwi. Kujya mu bintu bindi bidafite ishingiro bitugabanyiriza uko dukwiye kuba turebwa mu mikorere n'agaciro, ntabwo bikwiriye kuba. Nicyo cyatumye ngeraho simbijyemo, kuko nta kundi igihe najyaga kubigenza. Ntabwo najyaga guha amabwiriza aba siporo, abakina umupira cyangwa uko bawukina, ntabwo iyo ari inshingano yanjye. Ariko aho ibintu bigenda neza, gufasha, hari uburyo bwa leta bubishinzwe bufasha, hari noneho n'abantu ku giti cyabo bashobora kubyunganira. Kuko nkunda siporo zitandukanye, nicyo cyatumaga njyewe ku giti cyanjye nkabikurikirana. Ariko ku giti cyanjye ntabwo nakwishimira ibintu nk'ibyo ngibyo bitashira. Baho urugero rumwe, kera najyaga njya kureba umupira, icyo gihe ndibuka leta ibihozagara niwe wari minisita wa siporo.
njya kureba umupira hari hagiye kuba amarushanwa hari umukoci wavaga mu Eastern Europe, one of the countries, yageze aho nigeze no kumubona yigisha timu ya Ghana national team. Icyo gihe niwe wari uri hano yigisha timu yacu, njya kubareba mu biganiro abantu bavuga ibyo bashaka kuvuga, hanyuma uwo coach ageze aho nawe mu ijambo rye yasabye aravuga ati mfite ikintu kimwe nshaka kubabwira kandi mu magambo make, ati ikibazo kiri hano. yarasezeraga yaravuga ati ntabwo mwantumiye kwigisha iyi timu murampemba, atari ko ntabwo nshaka kujya mpembwa ntwara amafaranga menshi y'ubusa, ati kuko nta kazi mfite. Ati asezera aravuga ati icyo mvuga ati nuko hano utureba iyi timu y'umupira w'amaguru nanjye koci hari n'iki, ati uko tureba uko tungana ubu twese turi ba koci. cyashaka kuvuga aravuga ngo buri mukinnyi wese nawe afite ibyo avuga ashaka ko bikurikizwa mu mukino no mu marushanwa kuri iyo timu y'igihugu cy'u Rwanda. Ati rero yewe mwampemberaga kuba koci, nayo nzi ko ari jye koci, atari ko n'aba bakinnyi mureba aha bose bavuga bari aho ngaho babwiraga. Ati buri umwe nawe ni koci afite amabwiriza ashaka gutanga muri iyi timu y'igihugu. Ubu icyo bivuze byarumvikanaga, ariko niba bikiriho bityo cyaba ari ikibazo, aho buri muntu wese uri mu timu nk'iyo ngiyo nawe ahinduka koci. Ubwo ntabwo aba acyumva koci nta kazi afite. Rero nyine niyo mpamvu yasezeye, nanjye niyo mpamvu nasezeye kujya njya kubareba. Umunsi byahindutse wenda nzajyayo, ariko ndabifuriza neza kandi ndibwira ko minisiteri ibishinzwe ikwiye kubikurikirana kugira ngo iterambere rya siporo cyangwa ry'umupira w'amaguru ku buryo bw'umwihariko rishobore gutera imbere. Tuzamushyigikira muri ibyo byose. hari abavuze imfashanyo zo kujya mu mashuri, ngira ngo usibye ko imvugo numvise atari nziza, kuko abo bose bariyo barafashwa. Leta ishyiramo amafaranga, iyo kurebaga no mu national budget amafaranga menshi ajya gufasha abanyeshuri kugira ngo bige, ajya muri education. Yanabivuze ko benshi bafite imfashanyo, yongereyeho ibintu by'ingendo nabyo bishobora kuba bifite ikibazo. Ariko ujye kureba imfashanyo zijya kuri aba banyeshuri muri kaminuza, bavugiye kaminuza, zo ni nyinshi. Leta ibyo ifite byose irabitanga. Erega leta ntabwo, government does not have unlimited resources. Nobody has unlimited resources. Resources dufite dusaranganya mu bintu byose bikenewe gukorwa na leta, zifite aho zigarukira. Buri kantu kose rero kugira ngo leta ishobore kugakurikirana ikishyurire igatangira imfashanyo, urumva ko ari ibintu biba bigoranye. N'abanyeshuri nyine
kuba bashyiraho akabo nta gitangaza, sinzi ko ari mu Rwanda gusa, no kuba ariko wabivugaga we sinzi niba ubuzimazi bwo mu gihugu hano cyangwa mu bindi bihugu ubwo ari bwo. Umunyeshuri wiga yabona umwanya akajya gukora akazi ngo agire icyo abona, ajya guteka, akajya gutwara amakamyo, kugira ngo agire icyo yuzuzaho. Ngira ngo birakorwa ku isi hose, turabizi, kubera ko nta umuntu wafashwa ngo buri kintu cyose nasitara babe bari hafi kumuvuza, kugira ngo yagira ati buri kantu kose ntabwo byakunda. Nabo rero abanyeshuri ndibwira ko abashinzwe Minisiteri y'Uburezi bari hano babyumva, imfashanyo zihabwa abo banyeshuri bazi uko zingana, bazi aho zigarukira, bazi iyo bigeze aho rero ushyiramo priorities, ibyangombwa ni ibihe byihutirwa kugira ngo abe ari byo abantu bitaho cyane, ibindi ni uko abantu bakomeze bagerageze uko bishoboka. Hagati y'abanyeshuri na Minisiteri ibishinzwe, ubwo baziga ibyo byihutirwa kugira ngo ibishoboka bikorwe, ibidashoboka ari umunyeshuri abibone, ari na Minisiteri nayo ibi bisobanura, kugira ngo ibintu byose bigende neza 100%, ntabwo byakunda. Icyo nagira ngo nsubize uwo nguwo. Hari umwana w'umukobwa uva mu Bufaransa wavugaga ibintu by'abantu ukuntu bakwiye kwitabira kugira icyo bakora ku bijyanye n'ipfobya rya jenoside n'ibindi. Ngira ngo ibitekerezo bye byumvikanye ni bizima, we yakanguye abandi bagenzi be natwe twese, buri wese ufite icyo ashobora gukora akwiye kugikora. Ahari ibitaro bikenewe mu bice birimo na za Ngororero, wavugaga vraiment ubwo n'ibindi, vraiment nyine ibyo ngibyo bikwiye gukurikiranwa, abashinzwe izo za Minisiteri nabyo mugerageze murebe impamvu koko ibitaro byaba bidahari kandi bikenewe, kandi twifuza kubishyira ahantu hose. Ahangaha muharebe n'ahandi byaba bitari bishoboka, kandi bijye mu ngamba zishoboka. BDF wa Rutsiro, BDF ubwo nabyo abazishinzwe, Minisiteri ibishinzwe bikurikirane, irebe ukuntu ibyakosorwa byakosorwa cyangwa ibyakorwa bitakorwaga bya kwihutishwa nabyo. Hari n'abagatsibo, ibyo kwiga, ibyo gukora ibyavuzwe byose byari bikenewe, ibyo nabyo bifite ababishinzwe, icyangombwa ni uko babikurikirana batagombye kujya mu magambo maremare kudusobanurira hano. Nyuma ba Poland, byavuzwe na Poland twabyumvise nabyo, ndetse n'umunyeshuri byavugaga, ibyo byose ababishinzwe bicaye hano turi babikurikirane, ibishoboka gukorwa bikorwe kandi bijye bikorwa vuba, bive mu nzira. Hari n'uwa Nyanza, ikigo cy'amahugurwa cy'urubyiruko, nabo nabyo ubwo byumvikanye, nabyo byakurikiranwa. N'ibya Made in Rwanda nabyo
twabyumvise turusheho kubitera imbere turusheho no kubigana kugira ngo ababikora babigiremo inyungu. Ku ntara y'Amajyaruguru nabyo byumvikanye ari umuhanda ukorwa nabo wakwihutishwa, amazi adahari akenewe, icyo nacyo gikwiye kuba mu bya mbere byakurikiranwa n'ababishinzwe, ubwo bari hano nabo babe babyumvise. Hari n'ishuri byavuzwe mu Majyaruguru. Ibi byose rero kwirirwa tubaza buri muntu ngo agire icyo abivugaho n'iki ntabwo twava hano. Ndibwira ko byumvikanye, n'ababishinzwe bose bari hano. Icyo gihe ahubwo abafite ibyo bavuze hano bikwiye kuba bikurikiranwa. Nyuma y'igihe gito niba bidakurikiranwe babona nta ntambwe iterwa cyangwa nta bisobanuro bitangwa, icyo bazakora ni ukubitumenyesha, bakavuga ngo bya bindi twavuze mu mushyikirano, ukavuga ko hari ababishinzwe babyumva, tubimenye ko bitakurikiranwe, ubwo tuzakurikirana abari bakwiye kubikurikirana babisobanura. Reka ariko ngire icyo mvuga ku ijambo wabanje gutanga ukariha Dr. Senate, ufite ibintu byumvikanye yavugaga. Nagira ngo icya mbere mushimire ibyo yavuze bisobanutse ndetse bijyanye n'umurongo twese dusubiramo w'ibikorwa bikwiye kuba bikorwa, birimo kuzarira, bishoboka gukorwa bigakorwa, bidashoboka ubwo tugashaka uburyo bwatuma bikunda. Mu byo yakomeje kuvuga rwose hari ikintu yavuze nshaka gusubiramo kuko n'ubundi turakivuga kenshi. Mu mikorere, ariko bimwe ndaza kubivuga mu gusoza, ariko mvuga akantu kamwe gusa, ibindi ndaza kubisubiramo hanyuma. Usibye kumushimira no kumushimira ko ntabwo yavuze ijambo gusa hano, ubwo mumureba afite na byinshi afasha mu bikorwa cyane bitanga n'umusaruro, cyane cyane mu bijyanye n'iby'ubuzima. Byinshi cyane ntabwo twakwirirwa tubisubiramo hano, ariko nagira ngo mbone umwanya wo kumushimira. Ariko akantu yavuze kandi agomba kuba yarahuye nabyo nk'umuntu nyine ukora hano mu Rwanda, abantu badafata ibyemezo, badashyira ibintu mu bikorwa. Nagira ngo nsobanure ikintu kimwe. Abenshi koko njya numva babivuga babanje kuvuga fear, to fear, to take decisions, cyangwa to make mistakes, cyangwa bigatuma ibintu bidindira ikintu cyagomba gukorwa mu kwezi kumwe kigatwara amezi 6 cyangwa umwaka. Icyo nashaka gusobanura ni kimwe. Iri jambo rya fear ndifiteho ikibazo. Gute aba bantu bakora ibi ngibi mu by'ukuri ntacyo batinya, so it can't be fear. If one wanted to see it as fear, then it is an excuse. It's not fear, because these people, why don't you, it is also selective. Why don't you fear
the consequence of doing nothing. See, why don't you fear that? If it is really a matter of fear, you fear to make a decision because you are fearing to make a mistake, you are fearing to fail. Yeah, but all that, if you don't make a decision about doing something, actually there is going to be bigger fear. I mean, there is going to be a bigger consequence. You should be fearing the consequence of that, of not doing anything, of not doing the right thing, of not doing different things the right way. Ariko baranabizi ibyo bavuga ngo batinya gukora iki kugira ngo hatavamo ikosa. Aba bantu benshi tuvuga ntabwo ari abantu usanga ari bo ku muhanda gusa batazi n'icyo bakora. Abo ngabo abo bavugwa nabo twirirwa turihirira amafaranga, bafite za PhD, bafite za doctora, bafite ibintu byose. Byose wiga ibyiki ndi nugaruka ukavuga ko utinya gukora ikintu kitavamo. Iyo ntabwo ari impamvu. Nagira ngo gisubiriremo kugira ngo mwese mwumve ibyo bintu munabyivanemo, muzabivane no mu magambo yanyu muvuga. Yewe mwagiraga fiya, ntabwo wakora ku buryo cyangwa ntukore ku buryo abantu batakaza, igihugu gitakaza. Ukwiye gutinya ko igihugu gitakaza. Ntabwo rero ni imikorere mibi gusa, ni ugukora nabi bikwiye guhagarara, ntibigire excuse, ntibigire impamvu. Wagomba gukora ikintu uyu munsi ukigijeyo ngo uzagikora icyumweru gitaha cyangwa ukwezi gutaha, kugira ngo ugire ute noneho ukora iki, kugira ngo gutinya bibanze bigushiremo. Utinya iki kwanza? Kuki uhitamo ibyo utinya n'ibyo ibindi ntubitinya, kandi ibyo wahisemo gutinya bikaba ari byo byoroshye kurusha ingaruka zo kutagira icyo abantu bakora. Nicyo nashaka gusubiramo hejuru yo gushimira Dr. Senate wabizanye, ariko n'uburyo nawe yitanga mu bikorere by'akazi. Abantu bakihutisha ibyo bakora kuko nta mpamvu. Hari ibyo dufitiye uburyo, ibyo bikwiye kuba bikorwa. Ibyo tudafitiye uburyo, ibyo bishobora gutinda igihe tugishakisha uburyo. Ibyo birumvikana. Nta n'usabwa gukora ibidashoboka. Nta muntu urasabwa gukora ibidashoboka hano. Ibintu byose dusaba abantu gukora ni ibishoboka. Ibishoboka birakorwa iyo minizi zihari. Ibidashoboka kubera ko nta mikoro ahari, icyo gihe amikoro arashakwa, ariko abantu bajya bava mu gushakisha impamvu zitariho. N'ibyo nashaka, ubwo byose ndabisobanuye, nta mpamvu y'abantu basubiramo.